ijwi ry'umukanguzi. Mana data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Tugushimiye kubw'ubucunguzi bwawe twaboneye igorigota ku musozi w'inyabihanga, ahaberaga urupfu kahatangira ubuzima, kugira ngo abantu bose bakwizera bahabwe ubugingo buhoraho ntibarimbuke. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya twiyegereje imitima ya bene data kugira ngo utwemerere dusabane nawe, utwemerere tuvuge utwumvire, utwemerere urambure ikiganza cyawe, ukize indwara, ukora ibitangaza. Uri Imana yumva igakora, kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo icyo tuzasaba cyose twizeye tukagisaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, data azagikorera kugira ngo iryo zina ryubahirizwe. None n'uyu mwanya turagusabye kugira ngo tuyobore, wane natwe, utubere inyunganizi muri byose, kandi umwuka w'Uwiteka abe muri twe nk'uko usanzwe uba muri twe, kandi ukorane n'abantu bagiye kutwumva, ubwenge bwabo bukingukire guhimbaza no kuramya Imana. Kandi buri muntu wese ubabaye, mwami wari uri mu mpinduka z'ibihe, abona ikinyuranyo cy'iminsi kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kumugwe neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Umunsi tuganire ku ngingo nyinshi zitandukanye kugira ngo turusheho gufashanya no guhugurana, ko nabyo biba bikenewe ko umumaro w'ijambo ry'Imana wamo no guhugura. Muri iyi minsi ni byiza ko habonetse iterambere, ni byiza ko Imana yagiye itanga uburyo butandukanye bwo kuvuga ijambo ryayo no kurigeza kuri benshi. Ariko nanone byabaye undi mwanya cyangwa se ikindi gihe cy'uko n'abadafite navuga bwa butumwa bwuzuye cyangwa se bya bintu byo gutanga, nabo baza bakagira ibyo batanga, ugasanga rimwe na rimwe hari n'ibisenya kurusha uko byakubaka. Ndashaka ko tuza kubiganiraho kugira ngo wenda n'abakristo bagende bava mu rujijo, bagende bamenya gutandukanya, kumenya uwo bakwiye gukurikira, uwo bakwiye kumva. Nubwo ari ibintu bitoroshye, ariko hari bajya bava mu gucana itoroshi. Ntabwo ari byo nshaka kuvuga ko twe nta bushobozi bwo gucana itoroshi, ariko bike twavugaho tubivuga kugira ngo abantu bagire no kwitonda mu byo bumva n'ibyo bakurikira. Muri iyi minsi cyane cyane bavuga ngo mufite ishusho itari nziza. Ku ruhande rwawe ubona ari nk'ibintu byatewe n'iki, cyangwa se biri guterwa n'iki ishusho ngenda irushaho guhindana? Nawe niko ubibona ko dufite ishusho mbi? N'ubwo njye mba nibaze ukuntu aho mukura imbaraga. Okay. Abafite ishusho itari nziza biterwa n'umwambaro bahisemo gukoreramo cyangwa umwenda biyambitse, ariko ntekereza ko ubutumwa nibwo buha intumwa ishusho. Nyirizina ntabwo dusa nk'uko dusa, ahubwo dusa nk'uko ubutumwa dutanga busa. Yego. Ubwo ubutumwa dutanga bukeye, bwo bufite isuku, natwe dusa nkabwo. Kuko mbere y'uko umuvugabutumwa avuga ubutumwa, agomba kubanza kuba ubutumwa. None se ubuvuzi atabaye nkabwo? Uko nabyo bibaho. Abantu benshi hari uvuga ibyazi, hakaba n'uvuga icyo ari cyo. Rero kuvuga, hari umuntu uvuga kuko arerokanse, hari uvuga kuko yasomye, hari n'uvuga kuko yumvise bavuga, hari n'uvuga kuko yahinduwe n'ibyo avuga. Aba bantu baratandukanye. Rero iyo umuntu avuze ubutumwa ataraba ubutumwa, ahinduka atukisha ya sosiyete, reka mbyite ngo atukisha abandi. Ariko kandi niyo watuka umuntu uri mu ntego, ubundi ikibi gitutse ku butumwa bwiza, prito ku ntumwa, reka mbyite gutyo, ku bavuga butumwa, nuko wowe ubwawe ukora ibisebeje Imana. Mu Kinyarwanda baravuga ngo abumwe agatukisha bose. Ubwo nanze kuvuga uwo bari bavuze, kuko hari ibinyarwanda, hari imigani ntemera. Nubwo ari iminyarwanda nyine tugomba kuyikoresha, ariko baravuze ngo abumwe agatukisha bose, ariko nge simbyemera. Abatukishije kuri indi, ninde ututse bose kubera umwe? Ubundi icyo nicyo kibazo. Daboro ubutumwa bwiza bwa Kristo ni iki? Ni ijambo ry'Imana
ritanga ubuzima, mbyite gutyo muri samari. Ko iyo tuvuze ngo ubutumwa bwiza ni iki, ni ijambo rikiza, ni ijambo ribohora kandi rya Kristo. Rero umuntu uje akaba afite ubundi butumwa butari ubwa Kristo ku bw'intego ye, umuntu ufite umwuka w'Imana muri we aramumenya. Kuko umwuka w'Imana niwe ugenzura indi myuka, niko Bibiliya itubwira. Ntabwo wagenzura umwuka udafite umwuka. Ni ngombwa ngo ube ufite umwuka w'Imana ugenzura indi myuka. Ikirimo kibabaje ni uko bayobya abandi noneho batarasobanukirwa ngo banamenye. Urebye nacyo kibazo gikomeye cyane. Yego, gusa ntekereza ko niba navuga ngo byahozeho, niba navuga ngo biri kugenda bicika, ariko ntibifite ishusho nini cyane kurutaho, ariko YouTube yarabisembuye. Social media. Iminsi yashize hari umushumba twaganiriye ambwira ko ubu ngubu nta kibazo gihari, nta n'icyo bitwaye, ari bito cyane ugereranyije no mu minsi yashize. Ngo ku kintu cy'abatekaga imitwe n'abahanuzi b'ibinyoma ngo byari bikabije, nko mu byumba by'amasengesho na hehe ho byari bibi cyane kurushaho. Mu byumba by'amasengesho nibyo byari bikabije, wenda kuri urwo rwego nge simbizi, ariko hari n'ibyumba nagiye mbamo, hari naho nagiye mba bakadutekera imitwe tubyumva, bakaganira uko bari buze kuduhanurira. Nkanjye nari na mutoya mu gakiza, sinari menyereye kubana n'Imana ivuga, numvisha abantu bari kubigambana, ndatekereza ntiburya ntabwo ari Imana iba bivuze, ni abantu babivuga kugira ngo bigerere ku cyo bashaka. Icyo nari ngendereye ni bakabipanga mbere y'igihe. Yego, uzasanga hari ahantu henshi singira abo ngusha, uzasanga hari abantu benshi bagira icyitwa amandiko. Yego, amandiko urayazi? Yego. Amandiko ni udupapuro baduca mbere, kandi none ikintu gitangaje, ariko amandiko nzi ni kwa kuntu umuhanuzi ahaguruka mu iteraniro ukabona we arashaka kwandika nyine akandika. Hari ahandi rero bidakorwa gutyo. Hari ahandi bavuga ngo tugeze mu isaha y'amandiko, noneho se bagahagurutsa abantu bakavuga ati turirimbe dusirimbe, bagahita bagabana udupapuro, ukajya kubona ukabona umuntu arakakuzaniye, harakajyanya agashyize hariya, agatanze gutyo, ukaza kujya gusomesha amandiko nyine. Ukaza kujya gusomesha amandiko. Itekamutwe iri ku rwego rukomeye. Itekamutwe muri iyi nzira y'ubutumwa bwiza rirakoreshwa kubera iki? Nuko mu butumwa cyangwa mu buyobokamana, ariko aba ari bwo mbyita, niho harimo amarangamutima y'abantu cyane. Biroroshye rero gukinira ku muntu umwizeza ko icyo yabuze ari buze kukibona kandi hari icyo Imana ivuganye nawe. Kuko umuntu waje ushaka Imana, kumubwira ngo niyo kandi atari nayo, ariyumvisha ko ariyo, ko yamaze gusetinga mu mutwe we ko ari yaje kureba. Byatumye abantu benshi bakinira mu marangamutima y'abantu, gutyo bituma besikoro benshi babyinjiramo, bituma noneho bigeze kuri social media. Impamvu nge nari mbivuze gutyo wenda binyuranye n'ibyo mwene data, nuko social media usanga buri muntu afitiye ya channel, uretse ko byanze bikunze bizahabwa umurongo hamwe no gusenga. Sanga umuntu afitiye channel, yabanje kunywa inzoga, yasinze se, agiyeho ngo arahanuye, deja agahanura se yanyweye se, yasinze yanyweye, yasinze yanyweye. Nge ndabazi cyane benshi ibyo byaba ari uruni rwese. Ndabazi benshi bahanura basinze, ndabazi abarara mu benshi cyane. Ubutaha uzatuzana urutonde. Ubwo si ubwo sinaba mbaye nkabura, nabambwirije amazina atarimo umukiro w'abizera. Urutonde rwabo si ngombwa kurukora kuko amazina yego byari brage, amazina yabo nta agakiza kabonerwamo. Yego, agakiza kabonerwamo, ariko kimwe muri ibyo nuko buri muntu yafite iye cana ayivugira. Uyu urumva twari turi ku kibazo cyo guhanura, tuvuga uburyo wenda bishobora kuba yaba ubwo buhanuzi cyangwa ibyigishijwe bishobora kuba ari ikibazo, ariko se no wandi wabivuze nabwo akabivuga avuye mu bimeze nk'ibyo. Ubundi hari ijambo ritubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto. Hari umuntu uzi
ukurikije ubwenge bwawe bw'amahitamo bwakuyoboye kuri we cyangwa uko wamumenye bitewe n'uko utekereza. Hari n'umuntu uzi kuko hari ibyo akora wamenyeshejwe n'imirimo ye. Hakaba n'umuntu uzi kuko bamuvuze ukamwumva. Utekereza ko uwuzi cyane ari inde? Umuntu uzi cyane muri abo batatu mvuze ni umuntu wamenyeshejwe n'ubwenge bwawe wamwitayeho ukamutekerezaho. Uwo wabwiwe ushobora kumwumva muri context abamuvuzemo bashaka kumukrasamo. Hanyuma uw'imirimo ni nkanjye nonaha kuri social media. Njya nkunda kubibwira abantu, wenda turi kuganira n'abantu bubatse ingo, njya nkunda kubabwira ngo mu rugo rwanjye sindi umuvugabutumwa. Kandi nyine ntabwo ndi umuvugabutumwa. Ndi papa w'abana mbyaye nkaba umugabo w'umugore tubana. Niba naje hano kuri social media ndi kuvuga ibihwanye n'ibyo nshaka ko mwumva. Ariko se mbere yuko mbivuga ndinde? Wimenya umenyeshejwe n'abantu. Ahubwo wowe ubwawe banza umenye ngo ndinde. Ko dufite abantu bavuga cyangwa bakora uyu murimo w'ivugabutumwa bameze nk'ibikenya. Ameze nk'ibikenya adafite icyo ahomba, nta nicyo yitaho. Noneho adafite n'umurera. Cyo nacyo tucyumve. Ntagira umushumba, ntagira uwatinya nyine nk'uko babivuga ngo njye nta muntu ntinya. Kandi nabyo ni ikibazo kubaho udafite uwutinya. So wamugana. Ayo matitiri njya nayabona wenda natwe ushobora kuba twagize tuyakoraho umuntu kumva aravuze ati wenda bamfunge ntawe ntinya. Ubwabyo ni ikibazo kuko ubutumwa bwiza bwa Kristo muribuka ko Yesu we hari n'ibyo yakoraga akabwira abantu ngo ntimubivuge. Aratinya ko abafarisayo niba byumva bari bubi inkomyi y'ubutumwa. Ushobora kuba ntawe utinya kuko udashaka kugira usenga, ariko se ibyo ufite byo ntushobora kubibungabunga. Uwo muntu rero udafite uwatinya mushyiraho akabazo. Ikindi cya kabiri, umuntu uzakubwira ubutumwa bw'ibintu gusa, bw'isi gusa, mushyiraho akandi kabazo. Ikindi, umuntu muzumva ivugabutumwa ritubwira ibimenyetso by'intambara. Murapfuye, murashize, bigenze bitya. Uyu muntu si uko ateretswe, ariko ntafite umurera. Nibura ngo ashyire ku murongo bwa butumwa yari afite. Ibyo bizatuma se abantu batizera ko ari ukuri cyangwa? Ikintu gituma abantu batizera ko ari ukuri ni iki? Nuko tubivuga mu buryo butandukanye. Noneho bakabura uwo bayemera, bakabase turafata iby'uyu cyangwa turafata iby'uyu nguyu. Sibyo? Niba abantu batazi ngo ni urugero, dufata urugero muri COVID. Uzi ko twagize abahanuzi, ni naho bazamukiye kabisa. Niba nabyita ngo kuvuka, bari mu byumba nabo barasohoka baraza ati mumpe kamera mumpe mikoro, niho bagaragariye. Ariko wagize amahirwe mwebwe kuri Nkunda Gospel ntawe mwashyizeho. Kuri Nkunda Gospel tugira nuza yuko tutajya twakira umuhanuzi ufite ubuhanuzi. Ntago abantu babyumve, iyo ufite ubuhanuzi ubanza kubutubwira. Yego. Tukakuyobora niba uri butangire kuri Nkunda Gospel cyangwa niba wabo ushyira uwo. Hari no tubwira ko bagiye kubisengera ntabwo tubakira bose. Ubwo wari ufite avuga ati nzamubiza kuri Nkunda Gospel, bizamugora. Naho si uwarose ko mpora mpanganye n'abantu ngo narose ngo kandi ngo nshaka kubinyuzaho. Yarose iki nyine? Abantu banza kuko urumva natwe ninjye uzamuyora mu kiganiro cyo ninjye uzamuha umwanya, agomba kumbwira nyine ibyo yarose mbere yo kujya kubibwira abandi. Nakumva bihuje nubwo turi ikinyamakuru cya Gikristo, ariko buri nzigira amategeko yayo. Yego. Ibyo nta nubwo wabyangira umuntu cyangwa ngo ubimuhore. Rero tugomba kureba n'ibyo bintu biri guhura na wa murongo wacu. Ntabwo uri buze kumbi yaruye ngo ufite ubuhanuzi ngo hagiye igihugu ragiye guterwa biturutse. Ibyo birareba abayobozi, ntabwo biri abantu bari kuri abayobozi rwose kabisa. Jya kwibwira abayobozi bitegura ibyo bitero, kuko nabo ngabo banabishinzwe bashobora kuba batavyuwinze. Ugasanga ntibibonye na ba nyir'ubwite rwose.
kimwe no mu bintu bimenyekanisha ko umuntu ari umuhanuzi w'Imana ni uko amenya ngo ibyo neretswe ndabivugira ni ibyande ni ibyande byose. Ibi bintu nigeze mbivugaho kuri social media. Urakoze. Muri covid twagize abahanuzi batubwira ngo ntimwiteze inkingo, batubwira ngo rurimo ikimenyetso cya Satani, harimo antikristo. Njyewe sinemera urukingo, sinanaruhakana, ahubwo mbanza kureba ngo uru rukingo rufitiye ingaruka mbi ku mubiri cyangwa se mu bugingo. Nshobora kubona ruri butume ngira ingaruka nyinshi zo kutarwiteza, nkarwiteza. Ariko iki mu bintu nzi 100% nuko nta muntu wantera urukingo rugera mu bugingo. Ntarubaho. Uri dogiteri nawe umfashe niba bishoboka. Nta rukingo rwagera mu bugingo ruhari cyane. Noneho tugira abahanuzi batubwira ngo insengero Imana yarazikinze. Sinzi niba ubibuka, Imana yafunze insengero. Tugira n'abandi bahanuzi batubwiye ngo ntibyemewe gutura, gutanga amaturo, ngo kuko itorero riri mu butayu, ngo kandi mu butayu ntibatura. Iki gihe uhita ufata imitima y'abantu bariho mu buryo bwo gutwara Imana nk'ukuboko ko guhora inzigo. Ndabisobanura kugira ngo ntagira umuntu ngusha. Hari abantu batunze Imana nk'igikoresho kibahorera, kwihimura, nk'Imana yo kwihimura ku babisha babo. Bene uwo ahita avuga ati n'ubundi yari yarabivuze neza ibisohoze, nibahitane n'ubundi ntibatube, nta mahoro baduhaye. Jiste ahise afata Imana nk'ije kumuhorera. Ntabwo afashe Imana nk'Imana yo kwizerwa cyangwa Imana y'imbabazi. Byatumye abantu bajya mu rungabangabo. Kubera iki? Hita ureba ngo uyu muhanuzi uvuze ngo insengero zirafunze asengera he, ayoborwa nande, babanye gute? D'abord uhita usanga atemeranya n'abashumba be. Abashumba be ntibemera uburyo akoramo. Niba batemera uburyo akoramo, arumva ko ari impano z'Imana bagushije, atangire guhangana nabo insengero nizinafungwa, yumve ko atomboye kandi anezezwe nuko ibyo yahanuye bisohoye. Eske koko niba uri mu mwuka w'Imana, nta gihombo abo musangiye kwizera bagize mu gufungwa kw'isengero? Ni ikibazo. Niba se bagize ikibazo bikaba bibaye umunezero kuri wowe, uri mu ruhe ruhande rw'Imana? Nukoresha ubwenge butekereza ureba uwo muntu, urahita ugiraho umukrasi. Ubuhanuzi bwe uhita ubishyiraho point d'interrogation. Icya kabiri, muzumva abahanuzi baza, sorry mumbabarire sindi umuvugizi w'itorero runaka, nge ndi umukristo usanzwe. Uzumva umuntu uza ngo Imana zenga ngo niya mushumba runaka ngo nibigaragare ngo ngewe ndamweguje. Umuntu uri kumwe kweguza umushumba ntanayobora na korari. Ngo amenye ariko ni umuhanuzi. Ni umuhanuzi ukora iki? Ubundi umuhanuzi yunganira ubuyobozi, kuko impano y'ubuhanuzi imaze iki mu itorero? Bibiliya iravuga ngo yungura itorero. Niko Bibiliya ivuga. Nose niba ari impano yo kungura itorero, ibaye iyo kweguza umuyobozi gute? Mu nyungu z'itorero. Mu nyungu z'itorero. Ndimo ndavuga nyine umuyobozi iyo mpano imweguje mu nyungu z'itorero, wenda uwo muyobozi yayobyaga intama cyangwa se yayobyaga intama. Uyu muntu rero ukuri kubivuga niko nshaka ko abantu babyumva. Niba yayobyaga intama, uwo muyobozi yakoze iki? Koresha ubwenge butekereza. Nababwiye ngo buretse kumva no kureba ibyo abantu bavuga, ahubwo wetekereza. Uyu we uri kubivuga, we ninde? Agira ubuhe buhanuzi mu kanwa ke? Asanzwe yitwara ate? Uzi ko hari umuntu wanyobya nkabyemera Bob? Uzi impamvu yanyobya nkabyemera nubwo ntaba nemeye kuyoba? Nuko yaba asanzwe afite imyitwarire myiza. Uwo nguwo nambwiye ngo nyura hano, nakumva ko ari byo kuko niko asanzwe agenda.
ariko umuntu asanzwe agira menshi. Utangiye uri umuvugabutumwa, uwari umuvugabutumwa atangiye kuburana no gutongana n'abantu b'indaya. aho iki nicyo kibazo usanga abantu benshi bari no kutureka, ikintu cyo kutamaramaza. Niba uje uri umuvugabutumwa, uje uri umuhanuzi, ukomeze uri umuhanuzi, ukomeze uvuga ubutumwa, ukomeze uri pasite, ugasanga wahise wivanga muri byose usahuriye. Ni igisobanuro cy'uko nta butumwa yagiraga, ahubwo yari afite ibyo avuga, none yumvise ibindi nabyo ashatse kubivuga. Kuko ubutumwa buravuna nshuti y'umusaraba, ubutumwa buraremera. Deja n'ubutumwa bw'ubwami bwa Kristo burakokipa. Hari ibintu utabonera umwanya ufite ubutumwa bwa Kristo. Kwirirwa uparitisipa birabaye runaka, ku nkuru yose igezweho, ibibaye ibyo ari byo byose wagiyeyo, ntabwo bikunda. Ubutumwa bwa Kristo buraryana. Uba ufite igitsikamutima cy'intama za Kristo ziri kuyoba, uzibwira ngo dore urwuri ukuboko kw'Imana kuri hano, imbabazi z'Imana. Ntabwo ubona umwanya wo kwirukanka muri ibyo. Pawulo yarabivuze abibwira abanyatenayi, yaravuze ngo basuhuke b'abanyatenayi, ngo nta kindi mwagiraga cyo gukora ngo keretse gushyushya inkuru no gukunda ibyadutse. Nta kindi cyo gushyushya inkuru no gukunda ibyadutse. Dufite abantu bashyushya inkuru bakayitanga mu buryo, ku buryo buri buburozi mu matwi y'abantu. Kandi Bibiliya yaravuze ngo mwirinde hatagira uwo muri mwe wasa naho amera umuzi w'igisharira, ukabera bene si igisharira. Dufite n'abandi bitwa ngo ni abavugabutumwa babereyeho kugaragaza intege nkeya za bene se. Icyo ni ikibazo. Kandi nta muntu utagira intege nkeya, ntawuhari. Na Mose wayoboye Abisiraheli yaritotombye, Imana iramubwira uti Mose, iramubwira tegeka urutare, arakubita. Kugeza ubwo Mose yabwiye Imana ngo nsiba mu gitabo cy'ubugingo. RY'umuhanuzi w'umuriro yagiye kuryama munsi y'igiti ngo yiyahure. Muzi ibyo Elisa yakoze? Baramusetse ngo dore ikigabo cy'uruhara, aravuga ngo idubu nizibarye. Yohana umubatiza yaravuze ngo mugende mumubaze niba ari we Mesiya cyangwa dutegereze undi. Yona bamutumye Nineve, aragenda agitarushishi. Petero yaracitse ahura na Pawulo inyuma y'urugo rw'inzu, aravuga uti nimucika abo mwabwirije bo bizagenda bite? Pawulo yagiye kuganya, abwira Imana iti iki gishako bigenze bite? Iravuga ngo ubuntu buraguhagije. Yeremiya yabwiye Imana ngo waranshutse nemera gushukika. Yesaya yahamagawe, Imana imuhamagara yibwira ngo sinjyayo, akubitwa ikara ryaka ku munwa. Ninde mutabonaho intege nkeya? Niba turiho twerekana intege nkeya z'abandi, ni igisobanuro cy'uko tudakomeye ku rwego rwabera abandi imbaraga. Niba udakomeye rero, va mu byo uri mugende wanjye, va mu byo uri mubanza ukomere. Ko Bibiliya avuga ngo muzahabwa imbaraga, ni imbaraga zo kuramira no guhisha ubwambure bwa bene so. Sibyo? None ikintu gitangaje, ababirirwa bashyira abandi ku karubanda, ibibi byabo bakora bigiye hanze, iyo bigiye ku karubanda. Mana nyagasani, natwe tumere gutyo se? Si bwo butumwa, ntabwo ari bwo butumwa. Igisobanuro cy'uko umuntu ari intumwa y'Imana ni uko amenya kuziba icyuho kuri bene se. Sibyo? Niba ubonye mwene so hari ikintu kimwadutseho, banza utekereze d'abord. Bibiliya iravuga ngo Satani amanuwe mu ijuru, abamarayika baravuze ngo wasi ugushije ishyano n'abagutuye. None ishyano rigwiriye umwe muri bene so, bibaye content. Njyewe hari abantu nari ndi kubiganiriza, ntimunyumve nabi, nta muntu ntumye gukora icyaha. Hari abantu nari ndi kubiganiriza mbabwira nti sinjya ntangazwa nuko umuntu yaguye. Igitangaza ntabwo ari umukristo wakoze icyaha, ahubwo ikintu gitangaje ni umuntu udakora icyaha mu isi y'ibyaha. Uwo niwe gitangaza. Uzi kubaho
utsinda ibyaha aho abandi bagwa, uwo niwe gitangaza. utarya amafaranga y'abandi kandi uyicayemo, utiba kandi ubona ibyo wiba, udasambana imbere y'abakugutereta, udateka imitwe imbere y'abanyantege nkeya, utabeshya imbere y'abaguteza amatwi ngo bakumvemo umucyo ukababwira ikinyuranye n'icyo bagushakamo, kandi kubabeshya ari byo byari gutuma ubona ibyo bafite. Icyo nicyo gitangaza. Ntabwo igitangaza hari kubona ngo runaka ngo byagenze gutya. Reka da. Rero inshuti z'umusaraba, abavugabutumwa baracyahari. Ubutumwa bwa Kristo bwo ntibupfa n'iyi ntumwa yapfa, bwo buguma ari buzima. Niyo babuhamba buramera, niyo babuniga ntibupfa. Jya nkunda kuvuga ngo bumeze nk'igishyimbo, niyo wakimeneraho beto kiramera. Rero ubutumwa bwa Kristo niko buteye. Rero inshuti z'umusaraba, hari abahanuzi, hari uwadutse kuri social media, ni mushyashya ari gutrendinga cyane, adivorushije n'abagore 3. Ntabwo njyewe ndi mu bantu batemera ko divorce ari icyaha, kandi ngahamya ko nabwo ari icyaha. Impamvu nyihamya ko, ariko ibyo nawe ubuza uhagarara. Si ukuhabura, ahubwo umva impamvu. Nuko ni ibintu byakozwe muri babiri. Hari nyirabayazana w'icyo kibi cyabaye. Nyirabayazana niwe bibarwaho, undi warenganye ntabwo abakoze icyaha. Njyewe nshobora kuba ndashaka kubana na madamu kuko ubwenge bwanjye bwarangaye, nkamushakaho impamvu nkanakora ibituma madamu atihangana, nkanatandukana nawe. Madamu nta cyaha akoze, icyaha gikozwe nanjye. Niyo mpamvu divorce nyifata gutyo. Uwo watandukanye kuko habaye iki? Ubuzima wari urimo bwari burimo iki wahunze. Hari n'uwo natwaza ibintu nkamubwira ntihunga tugende ngutwaze. Hari n'uwo nabwira nti Uwiteka Imana azaguhora ibyo ukoze. Ariko uwo mbabwiye yababaje abagore ku rwego ruteye ubwoba, sibyo? Hari n'uwo twirirwa tubona ku nkuru, ni umusinzi akubitirwa mu kabari buri munsi, akava mu kabari akaza kuri kamera se. Bobo ntituri kumwe hano hirya hari ikabari, reka nyibabwire, reka nyivuge. Oya uyivuga. Naringize ngo nyibabwire. Umuntu ushaka kubinyomoza ajyeyo areba abapasiteri bafite mu idene mu kabari, bafite idene ry'inzoga banze kwishyura. Oya. Hari muri karitsiye hano hafi hano urumva, kandi abo urebye ibyo bakora kuri social media nibo baciye igikuba. Rero mwebwe nimwumva Anicet ari kuvuga, ndi kuvuga ibingana nuko nshaka ngo mumfate. Nicyo cyitwa social media. Nyizaho none se natunganyije agakote, uko natunganyije konte nambara niko ndi butunganye nuko mbabwira. Kuri social media mutubona bingana nuko twabiyeretse, mukanatwumva bingana nuko batuvuze, ariko noneho tumenye bingana nuko wanadutekerejeho. Abantu bagira umwanya wo kubatekerezaho. Exactly. Banza umenye ubutumwa, banza umenye ngo ibi bimfitiye umumaro, umenye ngo iyi nkuru Anicet niba ari kuvuga ibitamfitiye umumaro. Njya nkunda kubibabwira ku Ijwi ry'Umukanguzi, niba warakoze subscribe nta butumwa uhumva, kora unsubscribe uveho, ndi kukwica mu mutwe. Niba nta kintu wungukira kuri uwo muntu mu bugingo, uramarana nawe iki? Uramutegaha amatwi umushakaho iki? Kuri social media umuntu agiye akambura ubusa yabona abafana cyane. Nje nkanywera inzoga hano kuri social media sanzwe mbwiriza, nabona views ndetse nyinshi. Hari cano najyaho nshaka kumva abantu baropoze n'ijambo rya Kristo. Hari cano najyaho nshaka kumenya uko nakivura nkoresheje imiti. Hari cano najyaho nshaka kumenya uko nambara. Hari na cano najyaho nshaka gukina n'amarangamutima yanjye nyakinisha iby'abantu bakiri. Hari na cano najyaho nshaka kumva ijambo ry'Imana. Rero nawe robanura
nicyo kizatuma uva muri urwo rungabangabo, bizatuma utagushwa n'aba bantu. Byatumye abantu barekeraho gutanga amaturo. Urumva nicyo nashaka kuvuga, ibyo bintu ubwo tubivuze ni umunsi n'ibiruhagarare biri bukomeze, kandi uko bikomeza niko ingaruka zabyo nazo zirushaho kuba nyinshi no kuba deep cyangwa se kwiyongera mu buryo bwose. Nkibaza none ntago bino bintu rimwe na rimwe binazinura cyangwa se bikaba ari n'izindi ngaruka zikomeye bigira ku itorero. Uzi ikintu wamba barenga soma uyu murongo muri Yeremiya. Oya usome muri biri itagira uko ingana muri cya gitabo kinini, muri wa muzingo munini. Yeremiya, mumbabarire nsome iki gice cya 23. Ninsome uyu muntu nsomye nahera kure. Reka dusome 23 Yeremiya umurongo wa 21. Haravuze ngo aba bahanuzi sinjye wabatumye, ariko barihuse. Sinavuganye nabo, ariko barahanuye. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka mubaza. Sinjye ukwiriye ijuru n'isi? Numvise ibyo abahanuzi bavuze, bahanurira ibinyoma mu mazu, bahanurira ibinyoma mu mazina, mu izina ryanjye, ngo neretswe. Umva 25. Cyanditswe nuko kivuze ko kibivuga nkaho bibaye umunsi. Umva 26 ngo ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanurira ibinyoma, abahanuzi babahanurira ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Ngo bigira, uyu murongo niwo nashakaga cyane wa 27 nunganiraga icyo wari uvuze. Ngo bigira inama yo kumpuza abantu banjye. Bigira inama yo kumpuza abantu banjye izina ryanjye. Urumva, bituma abantu bahurwa izina ry'Uwiteka. Ngo barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi, nk'uko basekuruza babo bahugijwe izina ryanjye na Bayali. Impamvu n'intego ya Satani. Kandi muri iyi minsi akantu ko kurotora inzozi ko karahanze noneho. Karagwiriye k'inzozi cyane. Hari umuntu utarota koko. Nta muntu utarota. Umuntu wese waryamye atananiwe. Hari nk'abantu bajya bampamagara wenda nanabisegura kandi ngufitiye inzozi, ngo nari mfite inzozi ngo nshake ngo nsobanurire. Uwo mwanya sinawubona. Kuko d'abord mbere yo kugira ngo numve inzozi z'umuntu, ngomba kuba nsanzwe nkuzi nuko impano z'Imana zikorera muri wowe. Kuko ibyo warose byose ntibyasohoye. Niba byose bitarasohoye, kuki ushaka kumbwira ko ibyo wandoseho none ari byo byasohoye, cyangwa ibyo warose kuri runaka ari byo byasohoye? Ako kantu k'inzozi karahitinze. Nigeze nagera mu isoko rimwe nsanga umucuruzi w'umukirisitu yarose mugenzi we ngo mwihangane mivuge muri icyo kinyarwanda ngo yamusize amabyi. Ngo narakurose ngo Imana yarambwiye ngo izajya ibahishura. Ega habaye intambara. Aranguse ko wabirose ukabuje asinya gusige, wabaye wihanganye ukazambwira nabi nayo. Nshuti z'umusaraba, Satani agambiriye guhuza abantu. Guhuza abantu ni kimwe nimbivuga, ndabizi ko birateza impanuka mu mitekerereze y'abantu benshi, ariko nta kibazo. Ni kimwe n'abantu basenga babaza dayimoni ngo waturutse. Murabaswa ku buryo mwizera amagambo ava mu kanwa ka dayimoni. Ubu mubaye abaswa ku buryo dayimoni kubwira ngo ni runaka untumye ukayumvira ntaho ivuze ukuri. Niyo dayimoni yaje kukwica umuntu, kuki itagutanya n'inshuti ikavuga undi mwari mwifataniye umubano mwiza? Ubuza abantu banganye bavuga ngo bazimu ngo baturuka kwa runaka. Dayimoni kavuga ati naturutse kwa Anicet, niwe wanyohereje kandi ishaka ko musepara. Icyo nacyo kibaho.
gusa tuzasigara noneho twizera iki cyangwa se dukurikira iki? reka twizere kirisito dukurikire kirisito. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, niba hari umwana ndumva ntamuvuga ariko nyine ubuzima bwe, hari umwana yigeze yampamagara turi gusenga, umwuka w'Imana nkoreramo agira ibyo ambwira kuri we. Arambwira uti sawa, nanjye nari mfite amasengesho nzasenga, ko yari afite ikibazo ndamwanereka ngo ufashe gusenga. Amamagara asoje ya masengesho arambwira ngo hari icyo Imana yakubwiye, nti ntacyo. Arantuka. Oya. Gutusenga Imana ntivuge. Uzi impamvu yantutse? Nuko amenyereye abamubeshya ko Imana yavuze itanavuze. Dufite abantu badashaka gusengana n'abantu, ahubwo bashaka gusengerwa na ba bantu. Kaba yicaye muri Amerika, dufite abantu batese akakohereza amafaranga, nureba muri telefone yanjye harimo message uraza guseka. You have received? Oya, ntabwo ari iyo nakiriye, ahubwo ngo nzishyura umwanya wawe. Titi imagine, uzishyura umwanya wanjye ngo kugira ngo ujye gusenga ngo bakirisita. Ahubwo se siko bisigaye bimeze nyine. None se ubu ni igiki wampa cyatuma ngenda umwana wanjye ntabura icyuho cy'uko se yagiye, ngo nzakokipa ku buryo se n'umugore wanjye ararana n'umugabo, ku buryo n'umwana wanjye yiriranwa na se? Ntabwo bishoboka. Mureke dufashanye, dufatikanye, dufatane mu maboko nk'abizera. Kugusengera nanjye ni ukwifasha, ntabwo ari ukukugirira neza wenyine. Nawe ubwawe kuvuga ngo watuye, nawe ni ukwifasha, ntabwo ari ukumfasha. Oya, atagira n'umuntu uzabitekereza atyo ko guha n'ise atari ukumfasha. Oya, nawe ni ukwigirira neza, kuko bose ntibabona umugisha w'uko twakira ibyo baduhaye. Hari n'ababiduha tukabibasubiza, sibyo? Mbivuga nuko wenda bitemewe, nagemba hano ayo message yose nkayashyiraho nkayaprodinga mu biganiro. Hari abantu bohereza nshuti y'umusaraba, murekeraho kuyobywa n'aya magambo mukeneye mu matwi. Nibumva ibihabanye n'ibyo washakaga, akira ibyo, kandi nusengana n'umuntu ntavuge wimuforce atakubeshya, rekeraho. Ariko kandi wikwizera ibyavugiwe mu kanwa k'abandi cyane. Nawe reka mbabwire, umwenda warahera watabutsemo kabiri ngo twigerereyo. Dufite Imana dusabana nayo, umuhanuzi adahari. Dufite Imana dusabana nayo, bishop, apotre, numvishe n'andi matitre ari kuza y'abantu bageze i Yerusalemu. Abageze i Yerusalemu cyane bafite andi matita apotre na bishop gusa. Gusa yabari muzahura n'ibintu byinshi cyane birahari. Ayo ntago arahitinga, aracyari ntabwo arahitinga, ariko ari kuza kuko hagezeyo bakeya. Oya, hari no n'abantu numvishe bitwa ba king. Kubera ko nyine urumva ngo Imana cyangwa se Kristo ari umwami w'abami, ntago yaba umwami w'abami nyine, kandi ari umwami wacu tutari abana. Umva bifite na logique yumvikana rwose. Ubu yabaye umwami, ni umwami. Kandi ntazi ko nawe ari ngo minsi iri imbere tuzabona n'abitwa ba God, abitwa Imana nyine, kuko Imana yavuze ngo mu tumana duto cyangwa se yenze kutugira nkayo. Urumva hari abagomba kuzayitirira nyine. Imana ishimwe. Weciru mushara yavuze ngo weciru. Hanyuma reka mbabwire iki, ni ukuri ntabwo ari ugushira isoni. Uri profete, buri titre yose ufite ujye wibuka ko nawe uri intama mu cyanya cy'urwuri rwa Kristo. Ku Mana nta mwuzukuru, nta wubaho. Imana ntigira umwuzukuru, twese turi abana. Niba warakiriye Imana ukakira Kristo umwami n'umukiza, n'undi akakira Kristo umwami n'umukiza, iyo uri kwirutisha uwo muntu uri kumwereka ko hari isumbwe ugira, uba uri gusiga uwo mwami yizera. Uba waretse ibyo twirinda. Kristo wamanutse ku birenge akakoza intumwa. Akoza intumwa, wowe urinde wo kwizamura. Uyu munsi mu bantu yazi ko nta n'umuntu wabitekereza ibyo bintu. Ntago tuvuze ngo birirwe babozi, ariko nta muntu wakicisha bugufi kugera kwa ruriya rwego. Ni bake sinzi n'abahari, ni bake. Ubu uyu mwanya wamwegera se
reka nkubwire wamwegera ko aho hanyura akikijwe n'abantu 5 ariko njyewe ndanabigira ariko si yo Mana itari bukurinde umutekano iyo Mana itari bukurinde iyo ubundi uyizerera iki iyo Mana itakurinde uyizerera iki ikindi cya kabiri dufite ikibazo cy'uko uyu munsi aba bantu bakomakomeye mu buryo bw'iyobokamana babonwa n'abakomeye gusa babandi baciye bugufi bato mu itorero bo barabageraho bate ntabwo mfite kwicuza kubw'ibindi kuvuga sibyo kuko niba uri umwungeri w'intama reba intama ko kuri konsa sinzi n'impamvu tuvuga ngo zirakamwa sindanywa amata y'intama ariko noneho reka dusipoze ko zinakamwa mugiye kureba amata yazo sibyo genda uzirebe ariko wongere urebe n'akamwe kari gutamba mu mbuga kabyawe nazo nakukiteho dufite umuyobozi wacu w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame kumubona bisaba randevu ariko nawe bijya bigera igihe akayitanga akajya mu baturage akimanukira ntawe umuhamagaye niba umuyobozi muri leta akora icyo mu itorero tukaba tutabishobora ribu nyine igiduhagurukira leta se ariko kiriya ni igisebo n'abantu mwe ntabwo twifuza no kubigarukaho ariko kiriya ni ikintu kiba gikomeye kugera ku rwego inzego ziba arizo ziza gutanga umurongo kandi Kristo umurongo yarawutanze inzego bwite za leta zikabona umwanya wo kuza kwiyoborera abaturage abakristo bakabaha umurongo ngenderwaho w'itorero hari umuminisitiri umwe yigeze yabwira umushumba umwe aramubwira ati mwananiwe gukemura ibibazo byanyu turaje tumanuke tubyikemurire kuko abo muri kubiteza n'abanyagihugu ni abanyarwanda nyine leta igomba kuturengera oya twanayihamagara kabisa tukayiyambaza nyine mu gihe byaza barangije bashyira baravuga uti mitiweli uzumva iyo tugiye gutanga ama mitiweli mu rusengero duca igikuba urumva iyo hari umuntu twubakiye duca igikuba aravuga ati leta yakuyeho gahunda ya nyakatsi abanyamadini mwagize uruhe ruhare isubira n'inyuma kurwanya amavunja reka imvunja isubira inyuma kuzirwanya abanyamadini mwagize uruhe ruhare sibyo kugera ku rwego amadini agira ibigo by'amashuri tukagira abana b'inzererezi kandi babyarwa n'abakristo bari muri ya madini ku buryo badashobora no kubona uburyo babana biga ese wamungana dufite abantu bakora imirimo ku nsengero b'abakoranabushake wa muntu iyo ataje akarwara 1 2 3 ntabwo bashaka umukoranabushake umusimbura bahita bashaka umukozi ubihemberwa ntibajye no kumusura uwo mwanya ntawo bafite ukibaza uyu we wakoraga gutya ko atakoreraga umushahara wowe wabifasha ukabyita agahimbaza musibasi ntumuhe umushahara ariko uyu muntu nawe ukamwokipa uzi ukuntu babyita ngo nimukorere Imana mwarahamagawe kandi umuntu uri kukubwira ngo korera Imana arajya kuri banke le premier cyangwa se le 30 arajya kuri banke kuri gisha ajye gutonda umurongo ahembwe ibyo byose bituma abakristo bazinukwa yego bituma bazinukwa yego ubu dufite abantu batagira aho babarizwa hari n'uwo mu minsi ashambye ati ndashimana ko ntabaye umurokore nubwo wenda atari ikintu cyiza umuntu yakishimira ariko ibaze kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo kubashima n'ubwo adasenga uwo nawe nyine yahuye n'ibibazo ni nk'uwashimira Imana ngo nshimiye Imana ko ntigeze mpomba kandi ataracuruje none se ubundi yari kugeragezwa n'icyo atari we nyine none se we wahomba icyo utashoje ariko warabaye muri business cyo mu isoko ubona abantu bose barahombye bakanura imitaka bakagenda washima Imana ko utahombye none se washima exactly washima Imana ko utahombye kuko washoye rero natwe ubu dufite amashimwe avuga ngo dushimiye Imana ko imiyaga n'imvura byaje bitadutembanye sibyo kuko turacyahagaze ariko icyo dushaka si ukugira ngo abari hirya mwe kuza mu itorero ahubwo ni ukugira ngo n'abari mu itorero mumenye ngo turabana duti nk'abizera uyu mwanya dufite ibyiciro
itsinda ry'abacuruzi riribana rifite gurupe, itsinda ry'abakire rigira gurupe. hari korari nagiye kwigishamo, kubivuga ntacyo bintwaye, dusangamo intebe z'abakire bicara hariya, n'aba bicara hano. Mwumvishe icyegeranyo cyasohotse ubwashize, bavuze amadini afite ingengabitekerezo kuruta ayandi mu Rwanda, bavugamo amatorero y'umwuka afite ingengabitekerezo. njye nigeze nabibona muri korari, igice cy'abatutsi cyicara hariya, icy'abahutu cyicara hariya. ayo ni amakorari muri 90 kangahe? muri 90 na kangahe. erega mwe kujya muhisha amateka y'iwanyu, hano ni mu Rwanda. aha ni mu Rwanda, mwe kubeshyanya, sibyo? hari umupasiteri wigeze amamagara arambwira ngo urahari, ndambwira njye sinzaba mpari, ngo ubuse ngo nzabigenza gute ngo mbone umuvugabutumwa wo mu bacu. none se niba bicara leta igakora icyo cyegeranyo cy'ivangura cy'ingengabitekerezo, giturutse mu bakize, si mu nsengero se? inshuti z'umusaraba, mureke dukizwa agakiza karuta ibyo, sibyo? mwe muri kuvuga ngo birakomeye ko nibyo muri kangahe. nidukizwe tureke ibintu, twagize umugisha, turiga tubona abashumba bize, ariko tugira umwaka wo kubwirwa inyuguti n'ubumenyi bize kuruta uko iyi Bibiliya yava mu buzima bwa Kristo. kandi ni ukuri biroroshye kubwira abantu ijambo ry'umusaraba, biroroshye ko bakira bakaba ibikoresho bizima. ni ukuri n'indamu babashakamo bazibaha. ikibazo ubwo ni amashuri ni inyuguti yarwanya n'umwuka, inyuguti yarwanya n'umwuka. bobo sindwanyije amashuri, murazi ko nize, yewe n'izo teoloji mudutuma narazize ndenza n'izo mwadutumye, ariko inyuguti yarwanya n'umwuka noneho bigeze mu myumvire n'imiterere, bigeze no mu bwoko, byica ubukirisitu. byesha ubukirisitu pe. hari umugabo umwe yigeze ansetsa, nabaga mu mudugudu umwe w'ahantu nabaga, arangije arambwira ati Anicet Niyomugabo, ntabwo twagutumye abantu, twagutumye amafaranga. oya ndamwana urakoze. ubwo naje aha ndamwana nanjye sinjya nkora mu izina ry'umuntu uhari, ndamwana ibyo wantumye uhari nawe waza kubireba, impamvu ntabikoze ni igisobanuro cy'uko ntari wowe, kandi ni igisobanuro cy'uko ntari muri misiyo yawe. nanjye nakoze ibingana na mission ifite muri Kristo. urumva rero twifitiye abantu bakubwira, uzi hanze aha abantu bagiye bagongwa n'ikintu cyitwa bije. ni ikibazo gikomeye cyane. murakoze, sinzi niba tutarengeye ariko oya nese kari ukuvuga ibiriho, kari ukuvuga ibihari, ni ukuvuga ibihari. ibyo byose biraza bikambika abantu bose ubutumwa, babwiriza ubutumwa bikabambika ishusho mbi y'ababanyazi. ariko ntabwo njyewe reka mbabwire ngo ndi proud y'uwo ndiwe, kumubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. ewe data, nabinganye iki se bibonerwa mwiza? nabinganye iki? uzi bobo, hano muri iki gihugu hari amakampani yampaye akazi gakomeye, ariko nkabona sinzabona umwanya w'ubutumwa bwiza. ntabwo ntibyo ntibizakunda. ubu se nigeze nakora ibiraka biryoshye ndi Dubai, urumva byari biryoshye, ariko mbona ntibiryoshye nk'ubutumwa bwa Kristo. harimo amafaranga menshi, ariko ntaryoha nka duke Kristo yaguhaye. ubu butumwa twahindukiye imbata zabwo, twe tuzi igiciro cyabwo, kuko aka gakiza ntabwo nakavanye kuri mama, si data, si grand frère, si marume, si kwa masenge. oya, aka ni agakiza njyewe niboneye kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'imbabazi. rero sinagakereza ngo nkompare ibintu bishirira inaha n'ubutunzi tuzabona mu gihugu cy'abakiranutsi. kandi ibyo ubwabyo bimpa umugisha uruta uwo nita ibihombo. hatagira ugira ngo hari icyuho mfite cy'imibereho, reka ta ntacyo, ni ukuri kw'Imana. cyane ko n'iyo twavuga ari abikoreshwa n'amaramuko. yes, ni amaramuko, ariko mureke mbabwire, wahagaze neza ukavuga ubutumwa bwa Kristo. umuntu wese usenga Imana nyamana, iyo wakoreye Imana
uturwa amaturo mu cyimbo cy'Imana, kuko ninde wundi usuyarya? Ibikwiye Imana bihabwa wowe. Yesu yavuze ngo ikize? Yaravuze ngo umuntu nankorera azahondi, umuntu nankurikira data azamuha icyubahiro. Iyo niba ari icyubahiro kiryoha, ni ukubaho nta ndamu, nta tekamitwe, ukavuga iby'umwuka kubwiye, ukabwiriza ubutumwa bukiza bubohora. Niyo uryamye usinzira nk'umukiranutsi, niyo ubyaye ubyara akana katariho urubanza. Erega aba bantu bazi neza ko baca injonjwe nabo barabizi ko aba bana bafite imivumo, ariko uzi iyo uri kumwe n'umwana ukamuga uti uri umwana w'umukozi w'Imana, uba uri proud y'ibyo. Iyo uri mu isi ukavuga ngo Imana yarampamagaye, uba uri proud yabyo, uba uri umugisha wawe, ugenda umeze neza. Numva mu isi nta kintu kiruta ibyo, nta gihari kibiruta. Kimwe mu bibazo bajya bavuga bibaho cyangwa se bibabaho, yaba abahanuzi n'abavugabutumwa, ni uko hari igihe mutumwa cyangwa se muhamagarwa kubwiriza ahantu runaka no mu matorero n'amadini atandukanye, mugasa nkaho muhawe wa murongo mutari burenge, hakaba n'umuntu ugiye abizi neza ko agiye guhanura. Uzi impamvu baguha umurongo? Ni uko baba babona ntawe ugira. Iyo umuntu yataye umurongo baramutanisha nabo bakamuzana mu nzozi zabo, ariko iyo ufite umurongo n'umuntu iyo agiye kuguhamagara arabitinya. Ubu nta muntu n'umwe ushobora guhamagara Anicet mu giterane cyo gusaba amafaranga. Barabizi ko ibyo ntibimbamo nyine. Si uko mvuze ko icyo giterane ari kibi, ariko hambere aha babitumaga abantu bakabatuma gusaba amafaranga bo ntibayabahe. Ntatise ko nayabashakiye mwayampaye. Abasatuzi. Njyewe ntabwo abasatuzi mbabureyiminga. Guta ukoresha ingami y'isi ingano ukayihambira umunwa ntizikanje. Niba wamutumye amafaranga mureka yaryeho. Nawe wayashakaga nyine niyo wamutumye. Simbizi, uretse ko ntibijya bishira n'ubu biriho buri gifaranga ntizashira mu isi niryo rikiyobora. N'ubu birahari. Nje ntiwampama, hari ubutumwa batagukeneraho. Abakuzi kuri uyu murongo kuko azuriwe. Sibyo? None se ubu hari umuntu wahamagara Anicet akamubwira ngo hanura gutya. Barabizi ko uwo mwanya ntawe ngira. N'uwo mugisha ntawe narazwe. Suko ndahanura. Burya ni impano ya Anicet ikora kuruta izindi. Oya. Ni ukuri da, impano yo guhanura no kwerekwa bikora kuruta uko mbwiriza. Yego mwana w'intama w'Imana. None we ko tutakubona se, ni nazo mpano nahawe. Ko tutakubona ku mbuga nkoranyambaga uri kutubwira ibyi. Abo kuri izi mbuga nkoranyambaga bo barabizi kuruta kuhambona, kuko impamvu ni iyi, nuko nzi ngo umuntu hanurirwa he, umuntu ubwirwa yerekwa ribwirirwa he. Sibyo? Nze kuri social media kukubwira, numara kubyumva bigende biti biragumaho ngo bimara iki? Niba mfite ubuhanuzi bwawe nkabutambutsa hano ukabwumva bukaguma hano kuri social media, buri kumara iki? Buri kumara iki? Niba wumvishe nzahore nkubwira se, mpore nguha message ya buri gitondo, ubwo buhanuzi uracyamaraho iki ko nyirabwo yabwumvishe? Rero igisobanuro cy'ubuhanuzi nubaha, umpaye iryo yerekwa nkubaha, uw'Imana irintumyeho nanjye ubwanjye nkagaruka kwiyubaha njye w'Imana ikoresheje. Yes. Birakomeye. Bizagenda bite cyangwa aba bantu ntago uyu munsi ko tubavuze ntago biruke bagiye, cyangwa se n'izingisho ntago zizahagarara? N'uyu munsi ashaka kuvuka abandi, nawe wavuze ejo ntago twari tubizi ko mu kwezi hazaba havutse undi cyangwa abandi bashyashya. Uzi ikintu gitangaje nuko n'iyi nyigisho ubwayo ishobora kuba igiye gutuma babona ibindi bavugaho, kuko iteka ryose ntabwo wabona umuntu iyo utazi intego y'umuntu, kumuyobora biragora. Hari umuntu waje icyo kinyoma ari cyo ashaka gushyira ku isoko, nujya kumukura ku isoko uraba ubaye adversaire. Rero niyo mpamvu tudafite ubwoba ku bwabo, ahubwo aba bene data, aba bakristo babyumva. Nkuko twababwiye, ntabwo tumaze haba abantu bazaza
ndetse baze babyare bagire. Hari n'igihe tuzaza tubabwira imitwe bakoresha. Oya, ubu bari bwo niyo nakubwira akabari sinakubwira uwakanywereyemo, kuko ndi no mu bantu bamuheka yasinze. Uretse no kumuheka njyewe, hari n'uwo nigeze nsanga bari kumukubita, mushyira mu modokari cyane, namwishyuriye 40,000, mushyira mu modokari ndamucyura ndamujyana iwe. Uretse n'icyo, yego, hari n'abo twasanze, wenda mbabwire, Nyabugogo hariya munsi gato yo mu Nkundamahoro hariya banywera utuntuze, hari n'uwo nagiye kureba baduhamagaye, baramubwiye uti hamagara umuntu ugufasha, arampamagara. Impamvu yampamagaye nuko namanutse nari ngiye Muhanga, muhari ifite turamanukana. Naho ngeze Nyabugogo ntabwo nari nzi aho agiye, kandi niyo mpamenya ntibyari gutuma ntamutwara, kuko kutamuhari ifite n'ubundi yari kuyihabwa n'abandi. Bamufasha arambwira uti nimuhamagara uyu nguyu ni uri hafi. Arampamagara arambwira ati baranyishe, byagenze gute? Se nariye inda ya telefone. Turagenda turabikemura nyine, turirandikirana, turataha tubazibira icyuho. Rero ibyo nshaka kubabwira ni iki, njyewe ntabwo byamenyekanye. Hari n'abo twagiye dutoragura mu marigori baguyemo basinze, bafite amacupa y'amarikeri mu makote, sibyo? Ibyo ni ibintu deja njyewe narabanje ndareba, ndavuga ntaba bantu kuki biterwa ibi bintu, ni ukubera iki? Hari umuntu uza muri uyu murimo afite ibikomere by'umuryango, ntabikire, abakirisitu bakabyita ubuhamya. Ibi mwebwe mwita ubuhamya ntibikwiriye gutangwa n'umuntu utarakira igikomere cy'ubwo buhamya afite. Iyo gifite bwa bukomere cya gikomere cya bwa buhamya, aba barokore bakunda juste tubishyira ku karubanda, ariko noneho tukagaruka kubana na cya gikomere hamwe b'abakirisitu batagize gute, batari. Nukenera abantu bakokipa, ntabwo uzabona, kuko watanze ubutumwa buvuga ngo imiryango yarakwanze, watandukanye nayo, kandi wanaciwe mu miryango. None hari abantu bagera kuri iyi tere y'ivugabutumwa bakagira ngo abakirisitu bari kubakomera amashyi ni abanyamaboko babo, kandi si byo. Noneho akisanga avuye mu rusengero yabaye wenyine, yahura n'agashoke gatoya, ubwenge bugahita bumutuma kunywa inzoga, kwidroga, adasanzwe ayinywa. Niba ari ahantu haba stress kuruta ahandi, ni mu rusengero. Kubera iki? Hahuriye indembe nyine, sibyo? Rose mu rusengero naho abakize cyangwa naho abarwaye, nihahurira indembe, ibyo bibazo byose bikikubita kuri wa muntu ngo witwa umuvugabutumwa. Ndakurahiye, abantu bazanasara. Banza wige guhandoringa ikibazo cyo muri wowe kugira ngo ubone kuba umuvuzi w'abandi. Rero hari igihe usanga ari depression bafite y'ingo, depression y'imibereho, ugasanga ibyo bibazo byabo ubwabo n'uburyo bakemuramo ibibazo byababereye igikomere kibagira inzererezi. Noneho akamenya ko yaguye, akanga kugwa ngo yerure kubera ba bantu bamuzi, akagaruka kuvuga, bigatuma bigicamuke. Daboro akwiriye kubanza kuvurwa. Ubu njyewe wa mubwo bushobozi nabikora. Ubu dufite ingo z'abapastori zitubatse, dufite ingo z'abavugabutumwa zitubatse. Ahubwo hubatse iki? Abakirisitu barambona gute? Abantu barabyumva gute? Bene uyu muntu niba ushobora gusanga ari umuvugabutumwa yaraye ku ndaya, niba ushobora gusanga yaraye mu kabari, kuko yubakiye ku jisho already umuryango we nyirizina yarawusenye. Kandi muri uyu murimo hari n'umuntu tujya kubona tukabona araje mu muhamagaro, ntagira umubyeyi wo mu mwuka, ntagira n'umuyobozi. Noneho n'abitwa abayobozi, aho kugira ngo babayobore bagiye kubakubita. Uyu muntu usazajyahe ni ukurorongotana, kandi ntazarekura umuhamagaro, azawukoresha nabi, bituma abakirisitu bose bayobywa. Rero ikibazo murakoze. Reka tugushimire cyane ku mwanya mwiza n'impuguro ndetse no gukebura. Ndumva abantu wenda barushaho gusobanukirwa ko mu byo twahereyeho harimo kugaragaza uko umuntu yakimenyera we ku giti cye, yakimenyera we kumubwiza ukuri, cyangwa se uri ku muhanuzi w'ibinyoma cyangwa umwigisha w'ibinyoma,
n'izindi ngingo zitandukanye twagiye tuvugaho, ariko dusoza ntiwabura inama ya nyuma isa nk'umwanzuro watanga cyane ku kintu cy'abigisha twavugaga, bigisha ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, cyane ko na Bibiliya ivuga ko, ijambo ry'Imana rivuga ko mu minsi y'imperuka bazaba benshi, kandi abantu nabo ngo bazigwiriza abavuga cyangwa se abigisha babwira ibihwanye n'irari ryabo, ukubwira ati viza ambuka genda ubaka, kandi ibyo byose ntibagire ngo nuko tubihinyura. Oya, ntimutabyifuza se. Yego, turabyemera ko mu kanwa k'abakozi b'Imana hari bibamo, ariko ibwiwe nde? Bibiliya yamutubwiye, yavuze ngo kubwira abantu ibyiza batababwiye kuva mu ngeso mbi zabo. Banza uve mu ngeso mbi. Daboro inama ya mbere, banza umekinge shuwa ko umuntu ugiye kubwira ubuhanuzi bw'Imana, niba koko Imana yagutumye, banza umekinge shuwa ko hari aho yahurira n'Imana koko. Niba ari Imana imuvuzeho, Imana ije gusubiza, yamusanga ije mu mafu ya nimunsi, yasanga yambaye cyangwa yasanga ari Adamu wihisha Imana. Nusanga yaba yihisha Imana, mwigishe kuboneka mu maso y'Imana. Niko ab'i Yerusalemu basenze bene Kora baravuze ngo twakunda guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana gusa, ngo biturutira kuba mu mahema yubatswe n'amaboko y'abantu, bavuga amagambo menshi ngo umuntu wese muri bo ngo agenda aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Niba ijisho ry'Imana ari kureba neza, hanurira uwo muntu koko niba Imana imureba neza. Ariko niba atagaragara neza mu maso y'Imana, banza umwigishe kugaragara neza mu maso y'Imana, ujye wamubwira bya byiza Imana itanga. Iyo niyo nama ya mbere. Inama ya kabiri, reka kuba imbohe y'ibyo ushaka kuri uwo muntu kuruta kumubera amaboko, kuko Imana niwe yagize umunyembaraga. Numubera amaboko, erega nukuri biroroshye, umusaruro n'uw'umuhinzi. Niba ari amaturo mushaka, banza umuhingemo imbuto izatuma yera. Erega amaturo n'ayabizera, ibyo byo ntacyo bazayabaha pe. Nubwo ari ingume n'abayatanga nabyo ni ingume, ariko ntacyo. Wigira intego y'ubutumwa bwa Kristo, iby'indamu zo gutunga umubiri. Ibyo bizatuma uhagarara neza. Ikindi cya kabiri, niba ukomeretse biragoye kumenya mwene so, wabwira akakumva. Ariko niba uri umwigisha, ukaba uri umuhanuzi, ushaka kuramira mu murimo w'Imana, niba ari ishema kuri wowe, ndakwinginze mu izina rya Kristo, we kubaho utagira umubyeyi wo mu mwuka, we kubaho utagira ukuyobora. Kandi kugira ngo ugire umubyeyi wo mu mwuka, si urungano rwawe, si uwemera ibyo ukora, ni umuntu nawe utinya ku buryo yakubwira ngo ceceka ugaceceka. Shaka uwaguhana, urebe umuntu uzi ko ari umubyeyi kuri wowe nyine, apana urungano. Imana ibaha umugisha. Yego. Mana Data wa twese, Imana nyiri ukwizerwa, Imana nyiri icyubahiro n'ubwami budashira, gushimiye kuri Imana y'amahoro. Twebwe tuvuze gutya nk'abantu, ariko uyu mwene data hari icyo yumvishe. Ku ruhande rw'uhanura, uwigisha cyangwa uwigishwa, hari ugukebura kwawe bibonetse. Reka ubihurize hamwe, wubake imitima y'abakwiringiye, kugira ngo gukora kw'Imana bigwire, ikiganza cyawe kigaragaza imirimo yacyo, ineza no gukiranuka bibonerwa muri Kristo Yesu biganze kuba kwiringiye. Dusenze twizeye, kandi nsabye ngo uwarorongotanye n'uwayobejwe n'ubuhanuzi, n'uwazinutse akazinukwa urusengero, akazinukwa imvugo y'Imana, umuyobozi ukuboko kwiza ko gukiranuka. Tubisenze none n'iteka ryose kubw'izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.